Ibihe byiza mwebwe bakunzi ba Bwiza TV, wowe wamaze gukora subscribe nawe utarayikora, mwese ndabashimiye. Uko tugenda tuganira tubageza mu makuru atandukanye, ubu n'umwanya wo kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru yakugira akamaro cyangwa se zimwe mu nyigisho, aho bivuga ko kurangiza vuba ku bagabo ngo bimwe mu biribwa byagufasha gukemura icyo kibazo. Nuvuga ngo wewe niba uri umugabo ukaba ugera mu gikorwa cyo gutera akabariro cyangwa se mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugahita urangiza, ngiye kukubwira ibanga rimwe ryagufasha kugira ngo ujye ubasha gukora igikorwa cyawe mu gihe ushaka, ndetse ubashe no gufasha uwo muri kugikorana. Nk'uko bivuga rero muri iyi nkuru hava ngo umubiri kugira ngo ukore neza ukenera ibiribwa bitandukanye, kandi buri gice cyawo kikakenera intungamubiri runaka kugira ngo kibeho neza. Ibi biribwa ni bimwe umugabo yafata agatandukana burundu n'ikibazo cyo kurangiza vuba, ndetse agatera neza akabariro n'uwo bashakanye. Muri ibyo biribwa harimo ibingibi: avoka rero nicyo kiribwa. Avoka niyo kiribwa cya mbere, aho avoka iri mu biribwa bikungahaye ku bitera imbaraga, bityo igafasha umubiri mu gihe cyo gutera akabariro, aho cyane cyane umugabo asabwa gukoresha imbaraga zitari nkeya. Ikiribwa cya kabiri ni amagi. Amagi nayo ni meza cyane ku gitsina gabo kuko akungahaye cyane kuri vitamine B5 na B6 zifasha cyane mu kuringaniza ikoreshwa ry'imisemburo mu mubiri, ari nayo igikorwa cyo gutera akabariro gishingiraho cyane. Ikiribwa cya gatatu ni inyama z'inkoko. Izi nyama zikungahaye kuri zinc ituma intangangabo sperm zikomera kandi zikagira ubuzima bwiza. Ikiribwa cya kane cyagufasha kuba wakora imibonano mpuzabitsina neza ukabasha kurangiza igihe ushaka cyangwa se ntubashe kurangiza vuba ni imineke. Imineke ikungahaye cyane cyane ku munyu ngugu wa potassium ndetse na vitamine B, bityo ikaba ari kiribwa cyiza cyane ku mugabo kuko ifasha mu gikorwa cy'umusemburo cyangwa se mu ikorwa ry'umusemburo. Umusemburo utuma umugabo agira igihagararo n'imisusire ya kigabo ku meza, agira ubwanwa, imikaya ya kigabo, ijwi ry'abagabo. Urumva rero umuneke ukora ibikorwa byinshi cyane, ushobora gufasha mu gutera akabariro, mu kuzana ijwi ryiza cyangwa se ikijwi nyine nk'icy'abagabo nk'uko abashakashatsi bagenda bigaragaza. Ikiribwa cya gatanu ni watermelon. Watermelon ni urubuto rufasha cyane imikaya misikle cyane cyane y'igitsina cy'umugabo kuko gukora neza. Nuvuga ngo watermelon igufasha kuba igitsina cyakora neza kubera intungamubiri zirimo zizwi nka sirtuline uko bivuga, sinzi ariko bisoma, ariko nuko nguko. Ariko icyo nzi nuko uriye watermelon wabasha gukora igikorwa cy'abagabo cyangwa se igikorwa cy'abubatse urugo neza, nturangize vuba nkuko byari bigusanzweho. Ikiribwa cya gatandatu ni yogurt. Yogurt benshi batekereza ko yogurt ari ikiribwa cyangwa se ikinyobwa cy'abana gusa, ariko yogurt ni nziza cyane cyane ku bagabo kuko nayo ikungahaye kuri zinc cyane, bityo kuko utahora urya inyama gusa kugira ngo ubone iyi zinc, wajya unanyuzamo ukanywa yogurt. Ikiribwa cya karindwi cyagufasha ibiringanya. Ikibiringanya gishobora kugufasha. Izi ni imboga zikaba zivugwaho kongera ubushake, umurego bwo gukora imibonano mpuzabitsina yaba ku bagabo ndetse no ku bagore. Ubwo rero umugore utagira ubushake cyangwa se umugabo utabasha kugira ubushake ashaka kwifashisha ikibiringanya cyamufasha kugira intungamubiri. Nkagumye rero kukubwira ko ukurikiye Bwiza TV gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona aya makuru ndetse n'izi nyigisho zizajya zibasha kugeraho ku gihe.
ndetse nawe wayikoze ufashe kudusharingira izi nkuru zibashe kugera ku bandi baba bafite ikibazo, babashe kumva nabo babashe kumenya uburyo bashobora kwikemurira ibibazo byabo. Ikindi cyitwa sesame. Sesame rero ni imeze nk'ubunyobwa se cyangwa ingano barahekenya. Impeke ya sesame ndetse n'ibihwagari zikungahaye cyane cyane mu buryo bita arginine cyangwa se amino acide. Iyi ikaba ifasha cyane cyane mu gutuma umugabo agira umurego uhagije. Ikiribwa cya 9 ni ipapayi. Ipapayi iri mu biribwa bikungahaye kuri vitamine iboneka mu karere ka Afurika iri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Kuyifata rero ni ingirakamaro kuko umubiri ukenera vitamine nyinshi kandi zitandukanye kugira ngo ukore neza. Birumvikana ko no mu gihe cyo gutera akabariro nyine urumva iyo vitamine uyikeneye. Nyamuneka ku meza yawe ntukabure ipapayi kuko bizagufasha gushimisha uwo mwashakanye, gushimisha umugore wawe. Ikiribwa cya 10 ni chocolate yijimye. Iyi chocolate cyangwa se dark chocolate, iyi chocolate irimo ibyitwa phenethylamine. Iyi ikaba ari imisemburo irekurwa mu gihe abantu bitegura gutangira igikorwa cyo gutera akabariro mu rwego rwo gutuma aba bombi bishimana kandi buri wese akumva akururwa cyane na mugenzi we. Nakubwira rero iki rero, tangira uyu munsi kurya ibi biribwa maze ugire ubuzima bwiza ndetse ubashe gutera akabariro neza n'uwo mwashakanye, abato batazaguca inyuma ari wowe biturutseho. Twabitsa ko ibi biribwa nubwo ibi tuvuze ari umwihariko ku gutera akabariro, ariko izi ntungamubiri zibirimo zinakenerwa n'umubiri muri rusange, bityo buri wese akaba yabirya kandi bikamugirira akamaro bitagombeye ko afite ikibazo kijyanye no gutera akabariro. Ikindi, kwirinda biruta kwivuza, bityo si ngombwa ko utegereza ko ubona ikibazo, ahubwo gerageza kwirinda hakiri kare ikibazo kitaraza kubaho. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, mwari kumwe na Bwiza TV yanyu yahibazirikana ibabasha kubagezaho zino nyigisho cyangwa se bagezaho amakuru atandukanye. Wowe rero wakoze subscribe ndagushimiye, nawe utarayikora akanya nakawe kugira ngo utwereke ko uri kumwe natwe.